Allô? Oui, bimeze bite? Meze neza. Nanjye amakuru ni meza biragenda nta kibazo. Weekend nta kibazo pe iragenda neza meze neza nanjye nta kibazo. Nyine numvaga nshaka kuvugisha nyine nifuza ko twahura nyine tugasangira tu. Ndushye kabisa. Haya. Ariko buriya. Shange nari mpagaze hano ku muhanda. Nyine ufite gahunda twaza tugahura nta kibazo. Nta kibazo witegure uke. Nanjye reka mfata moto noneho nze tugire nta kibazo. Cyane naniwe kabisa. Umunsi nabaye muremure ibintu byanze. Sha. Aba nibaza ko nzabona nimero iriya mukobwa. Reka mbyibaza. Reka nibaza igihe nzahurira n'uriya mukobwa. Ajya ngo yitwa nde? Nimba ari Kera. Gusa byanshimishije. Amaye nimero yiwe. Bari nimba ari 078. Yambwiye ni MTN. Cyangwa ni Tigo. Aya, bari MTN. Yambwiye ko ari MTN. Okay. Kamfe gutomboza. Ko amazina magara yisi cyose. Iracamo se bati. Asanga. Abo yayifata nabizi neza. Wafashe nka telefone mwana nakubwira amakuru meza. Ubu ntabwo ushobora no kuyifata. Ngire muhamagare. Misu wamwihorera. Ngo basanga yagiye mwikuna ryiba ry'abakobwa agira. Njyewe nanamwihorera pe. Ubundi mari ni yanjye igihombo ni iki? Reka nigumanire imari zanjye. Kigiye na cyayizi wallahi.
Yenzi cishemo. Ye. Pe nawe rero. Salama hizi. Kumba gani ndo apfero no mwana wanjye. Mane napfuye man, napfuye. Ari gitangaza. Nawubwira bizima none niba atari bya bindi byaje kujya gusenga. Uri hese shaka waje nawe ko nawe mane nago ngumwana sinya mumenyero we wari uri he man. Yaba. Ariko ndirero na furabaida. Ndi ko muganya. Era bashitwaje bigiye kumbuza nyine tubwira bitangira ubizi byakavuye bro. Ndakumenyereye man we shawari fake wallahi umuntu araguhamagara akasanga no wari. Aya mwana bimbizi kumamaza ukambura na kugira indi gukora wenda ngota kushakungira ubirebo. Isi kibagira ikintu kire muri kwa kushona. Ndashona man none se. Yo. Wangweho homo se man nkakurabura man. Kare tuzite no mayoga. Shimwana ntubizi se man nje ndaturika man mfite umunezero wa danje. Ariko Ata ikizano wigendeye sembona wibere mu mwashi nakafita izundi kaguyemba ubusamana buriya tudasagiye n'ishuti n'uri turashwiragira turagenda rero uburyo uburyo bigenza nawe nandi mari uko nimwe nakisi kamwe ko niwana wataho Nose man ubundi wamburanye iki izi ntacyo wamburanye wallahi waje se ngowe ngwamo urumva we numara kungwa wari akantu nyine numva amakuru mashyashya nagurana uranayagurira aya makuru siri kumbwira bya bindi byawe ngo yari yabanye yarabyaye ngungutse ngo wakongeje umushahara ikintu cy'uvuga hafi mwana nta by'amahena ariko ibyo nibiki wazanye ariko turaziranye ariko nayo reka turafuta twento hanyuma ndaje gutaka umbwire bizima ariko mwana wambere niba n'ukuntu yiranje urumva n'umuhungu nyine madaye cyane kibubeta mani ikibazo cyawe mwana nawe washobora kuza wagiye sinzi mani mani umva iminota ingaheze ndabwira myinshi ntabwo iri burenga iminota 30 cyane mani 30 umva nkwereke umva amakuru yanjye aragurishwa mani bya danje umva ngiye guheza iminota 5 nirenga wallahi no uri mugore ngiye no kubona uri kumbwira gutyo ndende ugira ngo cyane batajya ubwo n'ubushyushye bya danje wasanga kutema cyane giye kubona mu nyine cyangwa n'umuhungu wallahi kumuri ubundi ubi wanakasirira ngaho mwana ntacyo wamburanye mwana kankuyobere ndari ndaje bro poa umeze neza shabaranyenze nakareka nabwo nabikora ahubwo shuri kwigira bizi uri Yesu we wapisha ni amashuri nyine kubera kwigerega niyo mpamvu ahubwo ugenda nifite n'ikibazo kiye nzi ko abatipe bakuzaga tuze n'ikibazo umva nta musore wakuruta Yesu ibaze ariko se mbwira akantu ngongorere Yesu ye warubizi maze nanjye ndagukunda sure nawe ra amakuru ni neza umeze neza yego Jose biyongoje ute kumamagara ngo ngurire akantu ko sha ndaguhamagaye ko nari ngukumbuye byatari ko hari haciyemo iminsi ni byiza pe murezi ariko nzi yanindiye mamagare none nitabye man vuba mani nakuriye mbona rero ntabwo uri kuza vuba nanjye naryamye ndasinzira urumva ebana nta kibazo wowe reka duhurira kwa mama Keve kakantu nyine nakwemereye nkagure urumva we ibirayi ushobora kuba byagutwaye uruhu n'uruhande ikibazo cyawe
yari bakubwiye Aline ntabwo aguhagije mani ku buryo wavuga ngo n'iki ngo ugiye kumutendeka. Ariko wajya umenya yuko urwo rukundo wowe ugenda ugaterera inyoni utera wagira ngo ni inkoko yateye yabuze aho iterera, cyangwa se ukagira ngo ni inyoni yaritse mu giti kimwe ikibagirwa mani. Urwo rukundo wowe utagaguza urumva twebwe twarubuze mwana bro. Wowe reka tureke kuba tuteye kudisikatinga ibigambo byose turaza kubihurira iyo pfo urumva nimba wanasinze ndaje nzikongerere kuko ndabizi mwana wowe urarenze. Wowe reka durire kwa mama Kevin sibyo? Aho kana kwemeye nkagure ariko nyine ndashaka nyine ko noneho ngira inama ya kigabo mani kuko niyo nshuti yonyine mfite muri iki gihugu. Yabana bro ntarebi reka nkugweho nyine tureka. Ubu se simara tubayisa 12 iminota 5 urumva nuzaba utarajya hara kwa mama Kevin. Icupa ndaryinko ya nyine birangire yabana turarangizanye tu. Sasa wagumana n'ibyo sawa naho mukanya tu sawa. Sinzi nawe ibintu by'abakobwa nyima nzakora iki sinzi ikintu nshobora gukora kugira ngo ibira bintu bivemo pe. Kamarite kajya kangwa neza cyane bakisha nta kibazo nyine bayiguhe uratuzaniye marite. ariko numukobwa azasana akurikiza uburebure bwa nyina. Nibyo wapi azasa nka se inzobe ari ya se mama we Yesu we nagakara. Ariko sibaze ibaza nanutse nka mama we ibaza abaye mugufi nka papa we. Yesu we ibaza wapi azafata impande zombi. Okay nta kibazo ntacyo bitwaye. Naza ari mu bufi uzahita ushaka se. Yesu we naza ari muremure ntacyo bitwaye. Ukuvuga ngo ntumbone gutya ngende muremure mu mutwe byagira wakoze mu mutwe wabona uwo mutwe wawe ukareba n'ukuntu ureshya wowe nta nabihuriye. Shisha nagize umunsi mwiza byataye kubera icyo wagize umunsi mwiza nahise nanabyara umwana twamubyaye tumurera tunakumenya nyine byari byiza tu subizi numva ari sabo nanjye nishimiye guhura namwe nari ngukumbuye cyane. Niyo mpamvu usigaye uri umuswa mu ishuri. Oya ntabwo ari ubuswa nyine mba ni kugutekereza nyine. Uri ko wa munsi duhura bya bindi nyine byabaye nibyo nkumbura. Nibyo nkumbura. Shauri kinyabishebu. Iki se hari birenze se? Sura umugabo wanjye. Sura umugabo wanjye, sura wanjye. Yego. None. Sha nyine hari gahunda nari ndimo. Ariko ubundi agucitse ubundi nta kuri phone. Uko mana maze ndababaye. Mbese umerekeza. Yego. Umerekeza. Okay. Ko akaba ari na soko ubuzima bw'abantu. Nese ko byibushye cyane muri no minsi. Yego kuri muri iyi minsi rero mu boyfriend uri kumwitaho. Neste uracyari kwa kundi wahoze imbere cyangwa hari ibindi bintu? Umva ni amasomo nta kindi. N'ubu turi kwitegura exame. Urumva ni amasomo gusa. Shaksa ndakwiga ariko iby'inkundo njye nabaye mbisize ku ruhande. Ni amasomo yenda sinzi nimba bizaza nyuma nararangije. nta n'ibyo uteganya muri make? Sha nta gahunda yabyo pe ni amasomo nsize imbere. Sha ariko nyine n'ubundi cya mbere ni ukwigira kujya mu bintu by'inkundo hakiri kare n'ubundi ntabwo wabisaba. Wowe wabaye tujabutse uhita wigira hanze. Reka nabaye mbiretse kubera nyine impamvu z'akazi. Ariko menya akazi uriho ari sawa. Sha ni sawa tu ni sawa nta kibazo. Rwose uri kubona agafaranga.
ndi kukabona ariko ntabwo ari cyane nyine biraringaniye n'ibyo biri aho ni byiza tu ku ruhande hari igihe njya numva abakobwa bababaye kubera abasore ati oya kambe ndetse none se uwo musore mwamenyanye mute shaka ukuntu twamenyanye rero nyine nayo ndi kwigendera mu muhanda mvuye ku kazi ubwo nyine yacaho aransuhuza tuganira bisanzwe ubwo rero niko kunyaka nimero yanjye ntabwo wamwizera ashobora kumwizeresha ubundi akaguhemukira ariko ubona ko ufiteho gahunda ndende sha ntabwo nareba mu bitekerezo by'umuntu ariko gusa sinzi pe ntabwo nzi ikiri mu mutima reka dutegereze turebe buriya ko hazavamo ibintu bizima habyigeze mu wa kangahe se ndi kwitegura kugeza mu wa 5 buriya segonderi sha ndumva uyajyanye tu ibintu by'ubundi nabaye bisize ku ruhande ariko buriya niyamara gusoza shamva urukundo rwo hanze azi ukuntu ruryoshye wanjye reka noneho rwaragutwaye njye narasaze nkukumbona ngenda mu nzira ibaze uwo mutipe se ni bonso base ko nawe ndabona byahatari ni muremure se njye se nakundana n'abantu bareba uko ubizi nanjye ndi mugufiya ntabwo nakundana n'umuntu utumba cyane araringaniye ari mu rugero nanone ntabwo ari mugufi cyane nta nubwo ari muremure shani byiza pe ari mu rugero tu we nese uzamunyereka ryari sha nzamukwereka nidupanga gusohoka nzamukwereka nta kibazo gusa nimukore igikwe umva uzaneguze mbere nzagutwerere shamba niwe muntu wa mbere nzahera ko ariwe nshuti ngira se ya hafi cyane umva biranunguye kubona umpamagaye ngo ngwino nkugurire akantu nubwo twagendanaga uzi ko ariko bwa mbere sha byari ngombwa kubera ko nari mukumbuye hari hashize iminsi duherukana turi ku ishuri aho duheruka se uyu mutipe ni ibyo utari kuza we kandi ubu ngubu ni uko abantu bajya bizinga warayi ubu ngubu bishobora kurangira noneho nta n'ubwo no gucamo abantu bajya bizinga pe mu kanya azambwira ngo ni ikintu iki umuntu igihe namubwire ngo wasanga asubiye kuri bya biraya byiwe wagira ngo uriya muhungu nawe arwaye mu mutwe wapi icikiye kanongere nsubizemo numve kansubizemo Halo. Mani bimeze bita izi. Simwana wo kuba wanindiye mani. Sikonje zirari mani. Sikonje zirari zose zushaka mani zirari.
ariko ntabwo wabwiye ngo tukatagana bite mu kuri foro w'urugingo hepfo yabwo niho iki wabwiye ngo tukatagana bite kuri foro w'urugingo hepfo yabwo niho kandi ngo ndaza nitwara kapitisa kandi yadanje umve mwana uzi amakuru ngufitiye mwana ngufitiye amakuru ya danje aho mva nkubwize gutya ngira nagezeyo mwana nagezeyo mani mwihute mwana mwihute sibyo sawa uzagutwerera tu muzantwerere ni ukuri ni cyo cyiza cyo kugira inshuti uwo musore gusa nyine uzajye wirinda kuba wamusura nshaka gusura umuntu nyine bisaba gutegura pe nanjye ntabwo navuga ibyo muranshaka se yego nyine ahantu nari nyarukiye gatoya nta kibazo reka nzi ntaribe umusore gatoya rero bari bampamagaye mu rugo nyine nshaka byaba byiza guhura nawe ubwo nyine tuzongera sawa jose uko naho kuri fone iyi naho kuri fone nyine tuzongera duhure n'ubutaha nanjye reka mbanze mari mwaka bayi sawa thank you yego wese ariko mana umenye urukundo ruryoha ubushize keyira arimo abwira ko afite umutipe uri kumufata neza none na jose ndabona ameze neza ngo afite ubuse nanjye nzakunda nawe nanjye ariko nzakundana numva uburyo urukundo ruryoha nimara gukora egizame umutipe uzanereka sinzigera amuhakana nzamwemerera tu aha twirwa bandakira ngo urukundo kiga ari wowe nanjye ariko mara aka kantu nitahire shara mutipe nabanza atakikuboneza gape ko umuntu ajyaga amuhamagara agahita aza wasanga ari kumwe n'amabebi cyakijama cyo n'ikirezi walahi ubu ntabwo yakabaye kuba yangezeho kare kamutegereje mu minota mike ahubwo nyine yampaye n'iki nimero nyine tu yampaye nimero yarambwiye ngo nzahere kuri gatanu kuri gatanu yampaye nimero ngo zishakishe yego nawe bagiye 078 ugakomeza nanjye narabikoze mbitamo ifoto ye kuri WhatsApp ariko ntabwo ndamavugisha wagira ngo aturuka muri Turukiya wo muri Afurika y'Epfo umwana ni mwiza ni umukongomani w'umubetisi n'umugande mazu maremare reba amataka ahagazeho si nk'abana mukure mwana njye narabikubwiye ariko nzagutungura ikibazo ngewe urumva ibyanjye mbona bibi yakomana izo uri inshuti yanjye urabizi ko nawe ikibazo cyawe kuki umutima wawe byarakunaniye njye ikibazo biraya ariko nanjye hari umuntu turi mu rukundo si karine simuzi siri ese mwana ikibazo bajya bambwira ngo amamayega kari umukobwa w'amayoga urukumva ari umukobwa w'abandi najyaga amasenyisa nkagira ariwe ni mwiza wakintu ari ariko si kuvamo inzoga nawe uyinywa bigutwaye ntacyo bigutwaye ikibazo kirahari ibaze nkeneye agenda ku bandi bantu ugasanga muhe ikintu nk'iki urukundo ni iki urukundo ni iki urukundo rutarimo amafaranga ni ikibazo kandi inywera amazi wowe warasaze wowe waranakize ufite akazi uhembwa neza buriya rero ndahugwirana izi reka ntangiye akazi nanjye nkajya ntwara bya bindi mutwara ngo ni ibitabo akufite se ndikaguhagije mwana none se gutiza wakintuwe nawe wize ni makeya nawe wize ni makeya nose bigenda gutya ariko ibazo akazi k'ubukarani uzi ko uriya mukobwa azi yuko nkora hahandi muri umuvanda ahandi bajya bateka ibiryo muri resitora kandi niyo bajya bavuga ngo nikoreye imifuka warize wize hotelere wazaga iteka ibikeri wallahi aziko niyizi none se hariya mukora basimbangira
akazi ko kujya amakuru hasi nanjye nambara ikote y'ibyo wambaye ubujahiti niyo online ngo baguhereza karaga umusatsi negera umusitari ngo birakora urikira hasi yuko ngura ngo muri resitora byara uriko twahuriye majyanye umuceri ngiye kurangura kandi ndimo ndakora magana abiri ako manu banyine Aline wekinakubwira nyine wabwo muhamagara wumva ariko sharama mushoneshe manu ariko mva ikibazo mfite namara kumenya ko ndi umukara nazahitanya sa bimenye gute mwana none nakazi mfite kandi yipfu niyo muri igihumbi mitanimwera ahubwo uvuga ngo akazi ufite nawe kurega umuca inyuma na biriya biti nawe kuvuga mwana ntabwo ari ukumuca inyuma namuca inyuma nyine rimwe wenda n'ejo nzongera rimwe nako oya kuno kwezi konyine ubundi mbeseri ako shanga ariko nguri no guterera no mwari yamifu ngiye byaranze ariko nguri no guterera ndekaho nyine mwana nose ngiye kinaguhamagariye byo muri ibyo byawe ndabizi neza wigize semo mwana wajyaga nyine reka mubwire ngiye ubundi seri tuzamubwira nyine ko njya mu birayi bya birayi tuzamubwira none se nyine ngira inama yo kurura mwana namutera umwana ndamukunda nawe urabizi kamugira inama uriya mwana nusanga yarize nkawe sha disi muzamu bityoje sha ndamukunda uzamukunde urumva umwigisha kandi namubyanga uzabyora ugiye uzadubira umwana ibiraya nkanjye ntabwo njye nawe indaya nkawe ngiye narabajijwe umva papa ni pasiteri mama ni mama pasiteri uri kumva bashiranye bose ni abadiyakoni nje kubinanje barakubeshye njye ntabwo naba ngawe mana uri ifitanye ndabizi ariko ntabwo nshaka kuzakora nkawe none se indaya binyitse se nawe nambaye costume ariko wabimenye watinze mu bikizi ubikora nijoro ntabyijoro mwana noze imana rero ntabwo ibifuza imana kandi niwerezo kandi ntabwo ngo ujya gusenga uzakize uko ujye gusenga byarakunaniye Mary yaransenge kumva ararambwira ngo yarose urakoze umukwe ubwo yabwo yarose yakoze umukwe ndikushwanya n'indaya nayimige ubundi ahubwo nabibwira Aline bari yose ubu nabamagara turi inshuti mbabarira nino nzoga ndayishyurira aya abo nabamagara turi inshuti ibyo tubyibone kwanza niba ari ibiranga harangiye nyine ndishimye byatangije kandi imana ishyira iterambere ryawe ko ritera imbere uzajya ugura akantu nka kano wenda n'igihumbi nari gukoresha sibyo n'igihumbi nari gukoresha usanga ntubizi iri inshuti yanjye ahubwo byo gusengera aho nari nyine reka nyine nari nguhamagare ariko nyine ariko babarira njyewe wazungwane uko nzumbwiye kuri uriya mwana twamugera nyine uriya mwana ndi kumubona neza wumva twaje kandi imana igufashe imana igufashe ntuzayimbeho nkanjye wumva kandi utera imbere uruhire n'akazi hasi njye mbeshya abantu bongera ariko igihe ujya umvaza no kuri ya kote nteremo nanababeshyira ukuri ariko namvuga Katako shaka nawe byagufata nicyo kibazo mwana wowe wakoze umubiri bro ujye wongeye umeze nk'akatsi azamfata asubi duhura ndimo ndabikoreye igitoki n'ijyanye nka kintu ariko ntabisanje mwana buriya imana harahera ikora si byose kandi babuze n'akazi shayi byabyo harahera ikora wenda ejo bizakora kandi muri inzira yanjye kuba muzanye tuzanye n'umuturire bandi byiza yego kandi imana irabizi bro abizi yaso twakoranye ariko twe nanjye kwiga mbese ko ntabyize mu ruhare kutiga yego ndabizi ariko nanjye birarenga nagira kwiga n'imyuga kasanga nk'umukanishi nyirero yasanga batera kurishaga mu gikarani bro ayikoresha ndimo ndakareka nk'igare cyangwa imodoka yakize ndagifite wowe bizava kure ari ibyo mwigisha ndamutipe umwana mwiza sibyo mfashe nk'umuka gerageza amahirwe mvu muri iki Aline aragukunda mana Aline aragukunda ikibazo cyawe ugira nyine ugira ikibazo cyo wajya warananiwe mamani wajya warananiwe kandi wamubwiza ukuri mwana utakimukunda bikarangira nyine ikibazo mwana ikibazo ngari kigwoba urumva imvano yazo ne guhomba umuntu mukundana ni ikibazo mazi guhomba umuntu mwana birakugoye nyine base byibura mwemera shari ndamwemera ndamukundana warabizi ejo wambwiye iki byari bitaranzamo bitaranzamo bro nyine nk'uko nabwiye mwana namagaye
ari utuboro ndimo ndakora nyine so sinzi rero urakoze ubundi nyine ibyo birasigaye aho bitaba nanjye kujya mu kaje mwana rero reka mikore reka mbite ko nyaguhereza kuko nanjye nari ncomotse nyine itangura amayinite muhamagara hino sibyo ubundi reka nibwiye kandi guverte none se ubusize ko nakubwiye ngo nshakire akazi none uzibere kuri jabo wenyine sha mwana bashinga baranyizeye mwana se ubwo ntabwo wanugikira ukanshakira umwana ariko muri weekend itaha nyine muri sinkubwiye se muri weekend itaha barinjiza mwana buri weekend barinjiza buri weekend ariko bararyoshye uraryoshye yashanda yose gute kandi nabicari do reba umupira wambaye wallahi mane kwambaye wika nta mafaranga ntacyo bimaze nta mafaranga ikize byonyine ibintu ufite se ibingibi nahaje ugiye kubiteza ako nibura nawe mwana njye byaranze nibura nawe kandi ufite akazi mwana akazi ndagafite ako ntakinjira mwana akazi ufite kakumara iki ntakinjira mwana ahubwo ngiye no kuzakavamo ahubwo se sha amakuru ntako ntacyo wibwira mwana ndakibwira gute nta kazi mfite ahubwo wowe ufite akazi wowe gira icyo wibwira cyese shaka ko nabuze unkunda narabuze mwana we bite meze bite biracamo shana mwana ari ngukumbuye byada none se bite shanari amakuru yasherese shira shaka ko ari muri ibyo ngibyo ibiyese koraryoshye koko se usa ndaryoshye twabyibakiwe musa umuntu aryoha ati uvuye se mvuye ku ishuri nyine namvuye kwiga shira nyine amakuru ni meza urumva gusa nyine bijyana gake urumva kubera iki nyine none se kamubaze ajya kubwa kankunda aragukunda byadanje yego se aragukunda pe gusa gake nkubwiye ntavuga ngo ugiye kuhita ngo bivamo kintu ko mushaka kuzobaka niriya nzu yego ari mu mishinga ya danje ahubwo gusa nanjye ndamukunda ari ku mutima cyane Jesse wazankwera wapi jewe cyari wanjye ntabwo namwanga ibaze yatanyitse okay nose hari ikintu nshaka kubaza urumva iyo umuntu atangiye kugira taye nini urumva akora iki ese we atangiye kugira nini aba yari ibiryo byinshi oya aba yari ibiryo byinshi ni urukundo urukundo ntabwo tubyumvikanyeho ngiye nari ibiryo byinshi niyo mpamvu ndimo kubyibuha soza ukuntu nari nanutse nukura kwezi ukuntu nari nanutse ngewe akoreba ibuno iboko yesu we wabibonye ariko uri mu rukundo ngiye ndi mu rukundo sha nyine ngiye byaranze nyine to sha pole nyine rero reka naye ngende urumva nari mvuye job kangiye kuruhuka dore ndananiwe urumva bibaye byiza naza guhamagara kuri telefone okay narebe hari ikibazo se ntacyo bitwaye nyine to urakoze